nibeshye ni Toka pale. Ibazi ya kunyama akakuza kwa masangiri disi. Umukafu huo. Kombona ku mihanda muri iyi minsi abantu bari mu munezero noneho mana yanjye akantu muri iyi minsi wagakuye he noneho mana yanjye ntabwo ushaka kuvugana nawe negative urama ngahe ndakubajije urama ngahe hejuru yuko naguha amakuru kuki waje ukererewe Mbega mfite akandi kazi ko sinkora hano kombona se n'ubundi imihara ari yose kibo nabonye noneho barakubitse ko witabye Imana nabwira ko igihe cyose nasekeje abantu nge ntari insetse. Wabonye Imana Gutya turi babiri hagati nta mukomisiyoneri wari urimo. Nta mukomisiyoneri muribonanira turibonana turivuganira arambwira iti ngiye gukiza kandi birakomeye ariko kandi ningukiza uzabwira abantu bitangaza ibyo nagukoreye ko rero ubwo urukunsebye wose wogiraga amafaranga areka ngo ubu bwacu bijana aujourd'hui aussi c'est un autre monde. Le monde part en couille. Viewers, apologize, I'm continue. mu gihe tukiri kuri kibo uyu mugabo yatanze ibyishimo kuri benshi pe. What are you trying to do? Leave me alone. I don't like this. I told you I'm a virgin. I'm not no man. I know you can't remain a virgin forever. So what are you trying to do? Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Abenshi twamumenye nka Mr. Ibu ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 2 Werurwe 2024 yaguye mu bitaro bya Evacare Hospital biri mu mujyi wa Lagos aho yari amaze igihe arwariye. Mbere yuko yigendera hari amashusho yaje kujya hanze ari gushimira umuhanzi Rude Boy wamamaye mu itsinda rya P-Square wamubaye hafi mu burwayi bwe. Oh God, I don't know where to start my language. But everything happens exactly on God's own time. When the time comes, it has come. Good boy, if you not go heaven, call me Nama. Dore ko icyo gihe umuryango we wari waramutereranye, yewe hari n'amakuru avuga ko uburwayi bwe hari bamwe mu muryango we baba barabiteye. Ese isa nk'ibi ngibi byabaye kuri Kibonye byaba byarakubayeho? Bamvuga neza twatandukana bakamvuga nabi binadamu. Mu gihe tukiri kuri izi nkuru mu gihugu cya Tanzania, ayo mashusho mubona, uyu ni umupolisi uri mu kiruhuko cy'izabukuru yagize gutya yicukurira imva bazamushyinguramo, yewe ndetse akoresha n'isanduka. Hago zose waki muri ubu buzima ntiresomo bwakwigishije. Ubuzima si kuki wifuza ko bunyigisha niba ukanyigisha. Yewe eregani tukiri muri icyo gihugu cya Tanzania, muribuka ko byari uburyohe. Uwo munyamakuru kazi mubona arakomeye yitwa Mange Kimabi, abagize gutya koze kumwe mu bakozi be bamukorera ati nyarukira muri Uganda ujya kumenyera inkuru y'ukuntu byifashe hagati ya Shakibu na Zari. Mu gihe integuza y'ikiganiro yamaraga gusohoka, Zarati mana yese $1,000,000, ubwo ni nko kuvuga nka miliyoni n'andi mafaranga make y'u Rwanda,
hatumye ujya gushyira hanze icyari hagati yacu bagushuka gute mange kima abapostinze ifoto ati hega se wa mbere waba warashutse yewe akomeza kumujomba ibikwasa ati mu 1993 uribuka ko ari ukunguku wanganaga Diamond ariko angana yewe niko kubona umusere banyurongora ingurube ntabwo bishoboka ingurube ninde ingurube nawe wantumbiwe niko wanturowe niwe mbuze dore ngo haragenda harashya haratokombera maze uyu munyamakuru kaza ati erega njyewe mbere hano kuvuga ukuri ntago njano gusenya no gushyira amwe mu mabanga yawe hanze ahubwo icyo ngamije nuko abantu bamenya ukuri mu gihe nari nikomereje niba biri kuri iyi mihanda dore ko ntanaherukaga bitewe n'impamvu bwite mbanguye kuri iyi video Who's Linda? Hey! I am meeting me, Bami. Huh? Who is Linda? Linda. Mita nibuka ese mubyeyi bite bya Fridausi Mbega muri makeya wenda nabyita nkarya ngo kubera umuceri karanyime n'umuceri Fridausi yize guhamagara Ndimba ati mama n'umuti w'amenyo aramubwira ngo wanze ngiye arakunjugunyayo ngo kungaburira gusona bihagije undi ati icyo wifuza ni igiki aramubwira ati nifuza kuzabiza kundaza ibyo mvuga bihamya ntinya Imana yo mu ijuru bavuze kumena umuceri ngo ndanye nawumenye arangije aramubwira ati Fridau uragira ngo noneho se nigutera batatu akose ko bitari byoroshye erega ni mu gihe umubare w'abakobwa banyuze mu irushanwa ry'ubwiza rya Miss Rwanda umaze kwambikwa impeta ukomeje kwiyongera ndetse bamwe bakaba bakomeje no kutwereka abakunzi babo ari mu gihe hari integuza y'ubukwe kuri ino tariki ariko niba ari byo bwa Georgina Rodriguez dore ko yanagaragaye mu birori bya Paris Fashion Week yambaye nimero 7 umugabo we yambara iyo ari mu kibuga kuri bamwe ntabwo biba byoroshye umukobwa wa Perezida Ruto aho yarimo arasaba ko yasengerwa ngo abone umugabo ni inkuru nayo yacaracaye kuri imihanda mu cyumweru ugishize Davis D muri ako kanya nawe tugiye kumva twumva ngo mbega icyano uyu mwana ndamushaka ntitaye ku muniga bari kumwe resha n'inkondo y'umura yewe ntago biba byoroshye pe noneho kugira ngo ubyumve neza uyu mugabo we yagiye gusezerana n'umukunzi we kwihangana biranga yo amena ntitubona ko burya urugo ruryoha danga aho nyumvira none se reka nkubwire ko mbona bamwe bimeze neza umuntu umeze nka Kanyombya mwabana hatabayemo njye Kanyombya hatabayemo aka kabazo kamenye twanabana ariko nanone njye sinasoma umuntu ndi buri gate mu gihanga ndigasa okay niba bimeze gutyo ro gwino uryame mu bituza bya Aburahamu no kera kabaye
kera abana barabisoje yari yishimye nyamara byose birashoboka. Nshake ukuntu mwansabira akazi byura niyo kabara ko kuragira imbwa nkari ngakoranye nkaza kwiberekera akimbwa ntaho kaboneka ariko ushatse akimbwa waragirize bandimwe izise twe turimo ibaze byari umunezero muri ubu bukwe none mu gihe byari bimeze uko kwibuka za garagu zacu gutinda gushaka bigabanya iminsi yo kubahoroka. umuntu utagishyukwa ubu utegereje Yesu Kristo w'i Nazareti. nta demarage nta demarage yakamwana ngiye ningusanga aho ngo ndakumena ijisho we mumena ijisho rikiremba Resha n'inkondo y'umura toma bale ibibazo yakugira inama akagusubiza kwa mama Sandrine ntabwo ufite urabona ingegera nk'izi ngizi nkuru ni generale mu ngegera. ibi bintu waba wabibonye ukuntu biryoshye. yewe rukundo we reka mwitabe itabanze itaba rukundo naribi. Allo mwemera phone sawa nawe Yeze kubwira umuntu kumwemera gura musta katsindwe bye. Ntabwo byoroshye ku mihanda pe muribuka none no kupe mu gihe hari inkuru nabonye ngo abagabo bagufi ni beza mu buriri. nuko andi umuntu nawe ati taginga umugore w'icyitegererezo kuri wo Moyize wacu twahirwa ati kuri njye ni wo. Viewers, apologize, I'm continue. Ntabwo byoroshye kuri iyi mihanda. Kora subscribe umunsi, like, share na comment. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Naho ku munsi w'ejo